Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBL ryabateguriye umukino witwa Ntabareshya wanditswe na Manishimwe Dieudonné unonosorwa n'itorero Indamutsa. Iyi si dutuye duhari turi ingeri nyinshi. Hari abazungu, abirabura, abarabu, abagufi n'abarebare. Mbese turi ingeri zitandukanye. Uku gutandukana ku miterere igaragara inyuma kuragenda kukagera ku nguni zose z'imibereho. Hakaba abakire, abakene, abari hagati na hagati. Ngo hari nabo bita abaherwe. Rimwe na rimwe ugasanga hari n'abibwira ko kuba umuntu adafite ibintu runaka ari uko ari umunebwe, atazi gutekereza cyangwa gufata imyanzuro ikomeye. Nyamara umunyarwanda yise umwana we Ntabareshya. Hari igihe wiyemeza kugera ku byo kanaka afite, nyamara kanaka utazi aho akura ubushobozi, utazi umufasha, utazi ibanga rye. Iba kenshi bikugusha ruhabo cyangwa bikarangira usubiye inyuma y'aho wari wibereye. Ariko ubundi umuntu ntiyabaho aharanira iterambere rye atabanje kureba ku rya kanaka. Dukurikira umukino. Ese burya nimwe bwo mwakomangaga na to? Njye abashakaga. Kazenga sarimo ko adakoma. Arimo nuko ari kwitegura ngo tujye mu kazi. Wambwiye akaza tukavugana ko namushakaga. Uranshakira amahoro se kuzindutse cyane na to? Hari icyo nashaka ko tuganiraho mbere yuko mujya mu kazi. Yewe ni bari ya gahunda yo kwishyura rwose mu Rwanda yizirikana pe. Nta kibazo. Niko waramutse ariko. Waramutse neza akazi. None se kumbwira ngo gahunda urayizirikana kandi ntuyitunganye. Urumva ibintu ari bizima koko? Ariko ntumbwire ko wazinduwe no kuza kutwishyuza muri uyu museso. Kwibutsa ko amatariki ari marenga se hari ikibazo kirimo koko muho. Sewe abakire b'i Kigali mwabaye muti. Ubu sarenze iminsi ngaye ku buryo wamena ijoro cyo kutwishyuza. Ugira ngo se ntiyari imaze kugeramo? Hafi ibyumweru bibiri rwose birimo. Mbwira uyu mugore wawe rata. Kwibyumweru bibiri ari byinshi numva ashaka kubyita ubusa. Namwe abakire murakabya kwirata rwose. Ibyumweru bisa ni iminsi ngaye si iminsi 15 yonyine. Nawe kuvuga gutya ariko koko iminsi 15 turengejeho tutarishyura niyo yakubuza gusinzira ukabyuka igicuku nk'icyo uza kutwishyuza. Ngo iki? Ariko uzikuretse mwe nta wundi mupanga ujyamo iminsi 15. Kandi namwe nuko mubyirengagiza nkana. Twavuganye ko mugomba kujya munyishyura buri tariki ya mbere y'ukwezi. Ibyo turabizi ariko. None murebaho ukwezi kugeze. Turabizirikana rwose na to. None se mwakoze. Turabizirikana rwose ho muratubirimo. Sibyo? Erega nge kubizirikana cyangwa kutabizirikana ntacyo bimbwiye. Icyo shaka kubona nuko munyishyura. Naho ubundi se mubizirikanye ukwezi kugashyura ukundi kugataha mutanyishyura. Ubwo urumva kubizirikana kwanyu kwaba kumariye iki? Ese mu gihe kirenga imyaka hafi 2 tumaranye. Tukwambaye kangahe? Hari ukwezi kwari kwashara tutakwishyuye. Yego. Kongo iki? Munyishyura zitari mu mahembe. Se kandi nawe. Ubushize ntimwarengejeho ukwezi kose. Mukomeza mumbeshya nka gutya ngo mubirimo. Tubirimo nyine. Ariko rero buriya kiriya gihe byari byatewe nuko twatangije umwana ishura amafaranga akadushirana. Urumva neza? Kandi ukwezi rwose kwakurikiyeho nahise nkwishyurira buri cyayi. Biriya rero ngiye ntabwo mbikunda. Ntabwo mbikunda rwose. Jya unyishyura buri kwezi uko gushize. Naho biriya byo kumbwira ngo rindira ukwezi gushire ngo nzakwishyura rimwe nge ntabwo mbikunda rwose. Nge ntabwo mbyemera. Nawe afite amategeko akakaye kurusha abafarizayo da. None se tukwishyura biri cyane mwe bitwaye. Byose se ukwishyura. Mwishyura biri mutarabamo ntacyo bitwaye. Yego ye. Ariko ibyo kuvuga ngo mubayemo ukwezi mutaranyishyura
ngo nigushira niho muzanyishyura n'ugukurikiyeho ntabwo njye nabyemera rwose. Ibi bishyira mu byago byo kuba nakwamburwa. ariko si ubu koko iyo ureba ubona turi abantu bakwambura koko nato. guhambura n'utambura ntiwamenye kubatandukanya. none se abagiye banyambura bo ugira ngo ntibagaragaraga nk'inyangamugayo. none se nitwe uje gutura umujinya w'abakwambura. yego umujinya mbatuye ni uwuhe? kwishyuza ibyanjye nibyo wita kubatura umujinya? cyangwa mugira ngo izi nzu nazubakishije amafaranga natoragura? wifuka gutya ariko nawe none se ntabivuga. kereka nkubaza nato abakiri mwese ko mba numva mukangisha kubaka amazu nk'aho ari mwe none se mwubatse bwa nyuma nta wundi muntu uzongera kubaka. ubu uratureba ukabona tuzapfa dukodesha twe ntituzuba. ibyo se bihuriye no kunyishyura ubukode bw'inzu yanjye? niko ni ukuba wadusuzuguye watugize abantu b'imbwa nk'aho twe tutazigera tugera mu zacu. nigeze mbinginga ngo muze gukodesha iwanjye? subiza. wamugana niba mufite iyanyu mwabyutse muyijyamo mukareba ko mbabangamira cyangwa se mbakarwa. isi kigali we. oya wivuga nabi ariko nawe nato wivuga nabi rwose. muri amafaranga ngiye kuyashaka nyaguhe bitarenze iminsi nk'ingahe. ok uyame bitarenze iminsi 2 niba atari ibyo hejuru y'agasuzuguro k'umugore wawe ndafata indi myanzuro muvanwemo n'imbaraga z'ubuyobozi. ese ko numva udukanga nato ubuyobozi ubuzane niba hari umuntu twishe cyangwa hari uwo twibye ubuzane ntabwo abadufite bwawe. nshaka nagukangirirwa uri mu byanjye kandi nturama n'ibyo twavuganye. niba ayo mazu ukangisha uyafite ngaho yagiye igihe utarayajyamo rero ugomba kunyishyura uko twabyumvikanye. byakunanira ukayavamo njye nkashyiramo ababishoboye. isi kuri utazimira itara se ararahaka sheri. mana yangira itara naryo sinjya ndimenyera pe. buri gihe njya kugira ngo niryamire nkasanga nje ntarijimije. humura ni iminsi mike ari kuzonga mu cyumweru gitaha ukazaba utakibyibuka. ugiye kugura rimwe batereka hafi y'igitanda se umuntu akaba yarizimya yiryamiye. naryo umuntu yarigura ariko abashyize umuriro mu nzu yacu nyine bateganyije uburyo umuntu ashobora kuzimya itara yiryamiye. kwa kundi bashyira akantu k'akagozi kanagana ku buryo igihe umaze kugera mu buriri ushobora kugakurura rikaba rirazimya cyane rwose. nanjye narabibonaga ko kuzimya umuntu akaza kuryama atareba bibangama rwose. cyakora sheri sijya uzabona tugeze mu nzu yacu pe. uzambabarire twimuka ari muri wikendi ku buryo nzaryama nkakanguka byibuze nka 4:00. ubwo rero ni muri wikendi itaha kuko byanze bikunze kiriya cyumweru nikizansiga mu nzu y'abandi. wawu sheri ndagukunda rwose. merci. nkunda ukuntu ikintu werekejeho umutima uruhuka ari uko ugitunganyije. ni ukuri kwimukira mu nzu yacu kizaba ari kimwe mu bintu byiza cyane nka 3 bimbayeho mu buzima bwanjye bwose. ngo nka 3? ubwo ni ibiki? icya mbere cyanshimishije ni igihe natsindaga ikizamini cy'amashuri abanza nkajya mu mashuri y'isomo. icya kabiri ni ukubana nawe. icya gatatu ni ukuzabona ndi mu nzu yacu bwite nawe unyibutsa ngo ukwezi kwashize ugire wibwirize. nta gisigaye rero nabyo byabaye. gusa nyine kuzuraho ntizaba yuzuye ariko kimeze kose tugomba kuyijyamo. nta kundi kwezi tugomba kwishyura hano rwose. amasuka asigaye nzagenda nyakora gahoro gahoro. ni uko ari wowe wakomeje kubyanga ngo ubanze ushyiremo amakaro ubundi igihe tukimara kuyisakara no kuyikinga nari guhita njyamo. none nta kuba mu nzu itarajyamo amakaro ngo wenda dutere n'ibishahura. uzi kuvukira mu nzu itabamo agasima wakuba kukongera kuba muri ya nzu unyanyagizamo amazi ugakura nanone koko. njye bindutira gukodesha. n'ubundi ni ukwezi kumwe turengejeho kandi numva ntacyo kwadutwaye cyane kuko twari tumaze umwaka turi mu ikode. gusa hari n'ikindi gitekerezo nshaka kukubwira. hari akandi kantu ushaka kumbwira? kagakisi ku nteye amatsiko sheri. kubona ibikomeye ku nzu dusa nkaho tubirangije. hariya amafaranga yari asigaye ku nguzanyo yanjye wayaguramo akamodoka. sheri ngwiki imodoka? icyo gitekerezo kigize uti ko twari twaravuze ko tuzayubakisha inzu kuzura neza. ukuntu nabitekereje rero narebye mbona inzu ni nkaho yuzuye. urabona ko hasigaye na miliyoni imwe rwose cyangwa se 1.5 zaharangiza. wibuke ko ari kuri nitwimuka rero uzaba ugiye kure y'akazi. ariko kujya kure si ikibazo, ntajya mbyuka ngatega. ugatega nanjye ngatega n'umwana agatega ajya ku ishuri. kandi wibuke ko ari ugutega kabiri. ubwo tuzajya tubyuka ryari? 11:00 mu kadomo. ye twitegure
12:00 tube tuvuye mu rugo tujye mu cyapa dutegereza imodoka nk'abandi. hanyuma umwana nawe 11:00 zuzuye azajya aba yabyutse. erega impamvu ntashyigikiye ko duhita tugura imodoka nawe reba ufite inguzanyo wishyura, ubwo duke uzajya uhembwa tuzajya tugura esanse tuyikoreshe yagize akabazo tuyogeshe bihuriremo. noneho nawe umushahara wawe udutunge. ibyo ndabyemera pe. none se ko umwana wacu yiga kandi mu ishuri ritanahendutse, nubwo se wabo Ntezimana amufasha, urumva twe nk'ababyeyi be ntacyo tuzajya dukora. ikindi inzu ko hari amasuku itarakorerwa tuzakomeza kuyibamo gutyo kugeza ryari? ntabwo dukwiriye guhangayikishwa n'amasuku y'inzu. Imana yaduha amafaranga yo kubaka tugasakara tugakinga ndetse tugashyiramo n'amakaro. ntabwo izatwema yo gukora amasuku rwose. naho buriya bebe rero rwose ntumugireho ikibazo. mukuru wanjye yambwiye ko ibirebana n'ishuri rya bebe kuva kuri minerivare kugera ku ikaramu y'igiti azajya bimumenyera. reka ishuri rya bebe ryo rwose urikure mu biturere. niba ari uko bimeze umuntu yakagura da. ku mugani wawe icyo gicuku cya 11:00 tukakiruhuka. uko se njye numvaga ko buriya Ntezimana azajya amenyera bebe minerivare gusa, ariko ibindi byose tukirwanaho. oya icyitwa igikenewe ku ishuri rwose cyo yarambwiye tujye ukimbaza. ubundi se wabonaga ntatinyuka kujyana umwana mu ishuri rihenze kuriya hejuru y'imishahara yanjye nawe y'intica ntikize koko. ntabwo nari gutinyuka. oh my god, dore ko nkaba umuntu dore ibirungo umva umuhumuro we. ariko wajya ugira ikinyabupfura muho ntase niko kurakora mu biryo utarakaraba. ari rukanswa n'iki se yarindiriye bakazana amazi agakaraba. ntacyo bitwaye ahantu ze muherekeze hano mparye da. umva wa musore we, hera kuri uwo mugore ukwegereye aba ari ubanza gukarabya dore ifemba yamwishe. wagira ngo mwari mubizi ko inzara imereye nabi pe. sha kanzaye urakoze kutugurira nko kuryoshya gutya pe. wabana n'umuntu se ntumumenye, turabizi ko ari we inzara yagize inganzwa. ntawe utakoze. buriya rero ndasonza ndasonza neza nkumva ndi gutitira amaguru n'amaso akareba icyezi. urindire ibikezi se wabuze iki? wajya ugura ibiryo ukarya kukorera amafaranga. si ibyo se mwese mubwiye ko ntarya ko nkubwiye ko ari nka rimwe na rimwe mba nashonje. nyine urinda gusonza kugeza ubwo utitira amaguru n'amaso ntarebe neza aba habaye iki? kuba waje gukora amafaranga wajya usohoka ukajya gushaka aho urya. si ibyo se ndetse nakubwiye ko nsonzera mu kazi. iyo nzara imeze gutyo isonza uri mu rugo rero. mu rugo mbasonzera nabuze icyo gukora. ahubwo se ndi mu rugo ushongera ngo nshaka no kurya. umva iyo ndi mu rugo nta kindi nkurunze n'umukozi wanjye ntashobora kuntekera ndi mu rugo ndende ngateka inkoko ngateka amafi ngashyiramo ibitunguru ngashyiramo ibirungo, mbese nyine nkunda guteka ku buryo mutabyumva. ngo rero tutabyumva byo byakora Imana yakwima ikindi guha amagambo mo niba mbareke ntibiresha. ako kuki ukunda kuvuga nabi moni amagambo se mvuga nayaye. ariko nawe umva nk'inkuru baraguye mu isegonda rimwe ko twari tukubajije ahantu usonzera ugatitira amaguru. ibyo byo guteka ibitunguru n'ibirungo n'indagara n'isambaza ubizanye mude. isambaza n'indagara nigeze nzivuga wa mugore. numvaga ari byo bisigaye byonyine. nyamara uri umugome moni, uri umugome pe, kuko ukunda kubwira abantu amagambo maba basesereza. rero ngomba kubwiza ukuri. cyakora mba niganirira nawe ntukabyegereze umutima. rero urakajwe nuko ngusererejemo gatoya. ese wowe ntabwo uramenyera urwenya rwa Monika? Monika aba yiganirira rwose n'ubabazwa n'ibyo avuga uzasara. nyine abaganira ariko hari aho bigera ukumva ameze nk'ushaka gusesereza umuntu. reka mwihorere wiyakire icyo kunywa urenze kuri iyo nkoko. umva we musore. yego mabuja. genda unkorere umutobe w'imbuto cyane cyane bashyiremo imyembe, ibinyomoro, amatunda n'agapapayi gato. wowe se gutaka icyo kunywa moni? banza ntere fanta ntabwo njya nk'imitobe y'imbuto ntasanzwe negurira da. nk'agasitiro gakonje. nanjye sitiri ikonje. buriya rero njye nkunda imitobe y'imbuto ku rwego mutabasha kubyumva. hari ahantu tujya kuzinywa njye n'umugabo wanjye tugakoresha imitobe y'amapapayi, ibinyomoro, amatunda, tugashyiramo inanasi, tugashyiramo amapera, mbese ubwoko bwose bw'imbuto bubaho. akumuhoza mwana wa mama wumvye neza ukitahira amahoro utarinze kwicisha urufuzi. ko kanseri ari umukira byishyura utwo tugambo tundi n'indi tukubajije koko.
ariko wanyihaye koko mwese ko mbabwiye ko nkunda umutobe w'imbuto umuntu yikoreye ni ikibazo. ariko umutobe w'imbuto ukunda tutarabona wiguriye na rimwe ubu ukunda ari ukora abandi bawishyura gusa wasanga akunda kuwikorera mu rugo yigura sibyo muho buriya mu rugo iwawe si ukunda kuwikorera kenshi na kenshi yego shasheri iyo ndi mu rugo ngura ubwoko bw'imbuto zose nkazironga zamara gucya nkazitunganya neza ubundi ngashyira mu kamashini kazisya ngo ubundi umutobe wazo nkawunywawe nkawugotomera nkumva icyanga ese ubwo uraseka iki muntu uragira ngo nanjye nseke wajya ureka undi mwana akatubwira uko yikorera umutobe w'imbuto mu rugo ati ngo akagotomera. uratashye ngo tujyane se kaze ndatashye rwose iyo ubona umwana ifite ahubwo wajya tukajyana se nze tujyane ngwino tujyane rwose ngaho injira amaha ngaho tujyane hari iyo ntiyandi ko mbona nayimenyereye muri iki kigo ese banza winjire ngambara umukandara twigendere turaza kumenya nyirayo nyuma twahagurutse se turagenda dusize nyiri imodoka ntizirya reka twigendere nyiri imodoka ze gutega moto umva ko bwajyaga museka ngo kazenga nkunda kwemeza ubu se wowe ntiwateye buze kutwemeza oya njye sinshobora gutira imodoka rahera sinabikubwiye kuva kera ko ntashobora gutira umuntu imodoka igihe cyose ntaragura iyanjye oya se kandi ugashaka kumbwira ko iyi ngiyi ariyo waguze ze aka nako nabaye nguze ngo kajye kancumira urugendo oya ntabwo bishoboka ntizirya wowe waguze imodoka wagize ngo zirahenda ze dore iyi nayiguze miliyoni 5 gusa ariko mwana nubwo wowe witatse ngo nta mafaranga ufite ariko uri umukire pe ni gute wubatse inzu mu mezi angahe ikaba irarangiye hataraca kare none ukaba uguze n'imodoka sinasabye nasabye bahise we ntubizi ko nkora nishyura koko nubwo byaba inguzanyo ariko ntabwo bisanzwe kabisa ejo bundi mperuka guca kuri ya nzu yawe buririnda kuza none uhise ukubitamo n'imodoka ubu nyirimo nubwo itaruzura ariko narayitashye urambeshya nabyo byabaye impamvu nyine yo kugura imodoka kugira ngo njye mbone uko nzana umwana ku ishuri na madamu tubashe kugera ku kazi tudakererewe urambeshya ntabwo nkubeshya pe mwana ufite ibanga ry'ahantu ukura amafaranga n'ubwo wanga kwavuga urumva ntabwo wambwira ukuntu wubatse inzu ukagura imodoka n'umwana wawe akaba yiga mu ishuri rihenze hejuru y'umushahara nzi duhembwa sha nanjye sinzi uko bigenda kabisa ni imana ibyikora kuko sinabona uko mbisobanura ntacyo tugende tuyimeneho amazi tunaganira ndebe ko namenye ibanga ukoresha ugatera imbere mu gihe gito sha ubu nta kintu ndiho rero tuzayimenaho amazi hari ukuntu umeze ubundi kwita imbwa sheri wagiye turi bwawe ntizirya kuko ukunda kuganya kandi ifaranga uba uriryamyeho impamvu nta mafaranga mfite pe oya urayafite gusa ubu muri ejo bundi agashahara nikaza nubwo mpembwa nyine banki igahita yitwarira ariko sinzabura agacupa kamwe rwose tukagasoma ariko ntizirya umuntu waraye aguze imodoka urambwira ngo nta n'amafaranga 5,000 ufite nibura ngo uguremo agacupa kamwe byibuze rero gutunga imodoka ntabwo ari ikintu cyoroshye 5 sinabibura pe ariko se wagenda mu muhanda nta na 5 ufite wagira ibyago ipine ikagutobokera wese wabigenza ute yewe ntumbaze numvise ubutumwa bugufi buza wasanga ari nk'ikikubwira ko kuwa gatandatu ari umuganda mwana mugana cyangwa asanga bambwira kuzajya muri siporo ku cyumweru ngaho reba nyine reba muri telefone ibyo bakwandikiye sinzi ibyo aribyo ntabwo nigeze kibuye sheri ayowe niko usanze ari iki se kumbona umeze amababa ntabwo nabyemera uzi ko inguzanyo yangije ndahira se utabeshye ko araje singaya se dore singize yabatatawe do miliyoni 7 wow ariko imana iradukunda weda
imana iradukora ni ukuri aya mafaranga azi igihe kabisa azi igihe rwose hita hamagara wa mugabo uzatwubakira ejo azindukana abayede n'abafundi bahita batangira. ariko se sheri ko numva ashaka kuba ndetse kubakaho gatora. oya sheri mbabarira rwose dutangire buriya gutangira nicyo kigora kurusha ibindi byose nubwo amafaranga ari make ariko nidutangira tuzajya kwiyamara nawe inguzanyo yawe yahageze. umva reka nkubwire rwose nyine kubaka nanjye ndabishaka ariko ndumva ngomba kubanza kugura imodoka nkazaba nubaka nyuma pe. oya sheri oya rwose nta modoka ariko sheri ubwo ibitekerezo uba ufite nyamara twemeranyijwe ko tugiye kwaka inguzanyo twese tukubaka tukava mu bukode bwa natore n'agasuzuguro. nibyo tugomba kubaka tukagenda ariko rwose mbabarira tubanze tugura imodoka nanjye nice ku gasuzuguro ka ntiziryaye se kandi murapfa iki wa mugabo. reka nkubwire kari umushenzi yicaye mu modoka arambwira ngo ninze tujyane nicara munsi ko ariyo undi muntu ugiye kuduhara ifuti twembi ngiye kubona mbona arangije turagiye sha niyo yari yatiye ariko nanjye nibyo nari natekereje ariko nyine nyuma nza kumubaza arambwira ngo niyo yaguze nyakugurwa abahinzi ariko kwaneze iryayo bakuraho amafaranga umugore wahembwa barayambwiye harenga 300,000 umugabo we muhembwa angana abavuna muheto bakuraho amafaranga bakoresheje ibikorwa byose. nanjye nibyo nibaza ariko rero ndakurika nkubwire umva ni hahandi habo bagenge ndaje nyagura imodoka nteze ryajya parika nanjye mparike. oya ntabwo agomba kuzongera kumpara ifuti rwose. oya rwose ndabihakanye sheri ibyo byo ntibishoboka kubyibagirwa. aya mafaranga nagujije ngo twubake inzu ntabwo nagujije ngo tugure imodoka. ariko uvuga ngo ibyo ntibishoboka uba wibuka ko ndi umugabo mu rugo noneho nanjye ndategetse ngo ayo mafaranga agomba kugurwa imodoka. urategetse se n'ayawe ko ari ayanjye niba ari ibyo nshakira bubaka mu mafaranga yanjye nawe urindira yawe nazo uzayagura imodoka. kumbe nge nibwiraga ko amafaranga yose ahari aba ari ay'urugo none burya hari ayawe n'ayanjye rero. yose ni ay'urugo ariko sinakwemera ko yakoresha nabi ndeba ubwo si iby'imodoka ubizanye ute ko tutigeze tubivuganaho. none si imodoka y'umuryango se ariyo ngiye kugurira inshoreke. niyo umuryango ariko aka kanya siyo yihutirwa ku kazi abantu bose dukorana bafite amazu yabo ni njye njyenyine ugikodesha none ngo njye kugura imodoka ntirabonaho. ariko kuki se njye utumva agahinda mfite ko kuba ari njyewe usigaye ugitega pisi n'akabandi bo nta n'icyo bari bantwaye ariko ntiziryayo yasuzuguye birambabaza birarya. ariko si umugabo ukora ibintu agendeye ku bandi ni mugabo nyabaki kuki utashyira mu bikorwa ibyo twumvikanye nk'umuryango abandi ukabareka nabo bagakora ibyabo. uvuze ngo ikimo uravuze ngo ndi ikigoryi ngo nta mugabo ndimo. rahira ko aka kanya byose bitahita bihinduka imizinga ikavamo imyibano rahira. ubasha ngaho akira ndurura n'iyingiye. ese sheri izi mboga none washyizemo iki? zari ziryoshye se cyangwa zari zibishye? umva zari ziryoshye cyane pe. uzi ko utamenya ko ari dodo zisanzwe? nta kidasanzwe nashyizemo rero uretse ubunyobwa n'indagara nongeyemo. niyo mpamvu na bebe yaziriye rwose azishimiye kandi urabizi ko ubusanzwe yaryaga imboga tubanje kurwana. akenshi iyo nitekeye mbona bebe arya umukozi yateka akabyanga sinzi uko nzabigenza rwose rero nzamubwira yongera ateke nk'uku nguku ndebe niba bebe azabikunda nanone. ahubwo se sinzi uko tuza kubigenza mu kanya ngiye kuzana ibikoresho byo mu bwiherero bwo mu nzu ariko sinzi igihe bazabishyiriramo. nahoze nibaza icyo ejo wabeshya ku kazi bakagurushya ariko nta kibuze pe. kubera iki ushaka ko nsiba akazi ejo? ubu se wabona gukoresha ubwiherero bwo hanze bitatugora koko? ubwo tugize umugisha nyine tukabona ibikoresho by'ubwiherero bwo mu nzu numvaga twahita tubishyiramo tukaruhuka kurara dusohoka hanze. mbese amatuwarete arahari? nayatumyeho mu kanya arabaje gusa kuko uyu munsi ari ku cyumweru ubwo ni ugutegereza wikendi itaha bakazaba ariho bayashyiramo. ntabwo twakohereza umuntu mu cyumba cyacu tudahari. sheri ko nteye ubwoba. ubwoba bw'iki? wese urumva wabwira umutekinisiye ngo azahirwe mu cyumba cyacu ashyiramo amatuwarete tudahari? icyo si cyo kinteye ubwoba. cyo nibaza ko nzi ko nta mafaranga dufite agura ibyo bikoresho byo mu bwiherero bwo mu nzu uyakuye he? none se nta muvandimwe mfite i burayi sheri? urashaka kumbwira ko Ntezimana ari we uyaguhaye? none ubwo ubizi urumva naba nk'uyaha amafaranga abigura sheri do si nk'amadolari 300 yanyoreje nka saa 4 uvunje mu manyarwanda rero harimo akabakaba mu 500. ariko mana yanjye Ntezimana ntasanzwe pe
hejuru y'amafaranga yishyurira umwana wacu ari kutwongera n'andi koko utavuga ko ari nawe wadusakariye se ibaze kuduha amafaranga yo gusakara akaba yongeyeho n'ayo njye nukuri aho bigeze ndumva mfite n'isoni zo kumuvugisha kubera iki dufata nk'abantu badashaka kugira icyo twikorera ahubwo tugomba tumuhanze amaso none se ari ayo tumusaba si we wibwiriza akayaduha turavugana akatubaza amakuru yo mu rugo yakumva hari gahunda turimo nyine akaba duteye inkunga twayanga se ubutaha ntukagira icyo umubwira ujye umwihorera amafaranga yazamushiramo akora urugo rwa murumuna we kandi nawe afite umuryango hanze agomba kwitaho kumuhisha se ko numva ari byo byaba ari bibi cyane umuntu yakubaza amakuru mu rugo ukamubwira ko ntayo koko wamubwira ariko ntumubwire ko hari ikibazo cy'amafaranga gihari none se wabona amafaranga duha atari menshi cyane kandi wibuke ko nawe haba atagira akarima ahinga atahagira umuvandimwe cyangwa umubyeyi ari ukwirwanaho kuri buri kimwe ndabizi ko bitaba byoroshye ariko impamvu yemera kuduha ubufasha ni uko ntabwo nyine waba ufite kandi n'ijambo ry'Imana riravuga ngo umuvandimwe abereho gukura abandi mu makuba none se natamfasha kandi afite icyo yamfasha azafasha ndi wundi asize mwene nyina nta kundi ariko tujye tumusabira umugisha utagabanyije Imana bahorana iteka ryose abona akazi keza kamuha amafaranga menshi abona yatunga n'ayatanga icyo nicyo cyangombwa kumusengera Imana igahora imuha uburyo naho kwanga ubufasha kandi ubukeneye byo byaba ari ubujiji rwose nizere ko iya mverope irimo ikintu cyo kurya muni wenda inkoko zo zirangora kuzigura kuko nyine ntanazikunda ariko rwose ibiraha muzanga y'ikindi nimwakire mwese ibiraha bibakwiriye murakoze urakoze ni ukuri nshobora uriya nkunda ibiraha sheri wumve mbega ibiraha biryoshye wema shamani urakoze pe wagira ngo wari wandebye mu mutwe ko aribyo nari ndimo ntekereza utari wagiye kubigura se utungutse hariya nayo ngiye kubwira Kanzayire ngo asigare hano ujye kubizana ibiraha se hari ubihanga genda uzane n'ibindi byose tubirye ntabihaga pe ubwo se twaba turi bangunda we ibiraha 9 kuko twakenera gushyiraho ibindi 9 se mu bantu 3 n'ibingahe ubusa tuvuge kuri ibiraha 3 buhaze kandi nta kindi warenzaho sheri buri uzancunge burya sindi ibiryo byinshi ngikiraha kimwe nkarya 2 naho nashonje cyane nkarya 3 sinshaka kurenza icyaka niko byaba bimeze kose dore cyakabira kimaze neza ko nta kindi ufata kurya 3 ari uko washonje kandi uyu munsi ntiwashonje shana nashonje cyane sheri wumve ko kuva mu gitondo nta kintu ndafata naje nihuta cyane mbura uko nywa icyayi ahubwo Kanzayire icyo n'ikimunanira kimeherere kandi ejo ndara tubwiye ngo kubera ukuntu usonze ugatitira amaguru ntashobora kuva mu rugo udafashe ibya mu gitondo nyine umunsi sinzi ukuntu naryamiriye nshiduka amasaha yansize gusa byaba ubusanzwe sinshaka kuva mu rugo nafashe ifunguro rya mu gitondo cyangwa ashaka atarakatse mu rugo ntakiriyo ako kuki ukunda kungendaho muni njyewe ndi umugore ufite urugo rubi rudashobora kubona icyayi n'umugati wa mu gitondo nivugiraga ako se mwabaye mute mwabagore muceceke maze nivugishiriza umufundi wanjye maze se araceceka ko avuga ukagira ngo aracometse umva rufo papa w'abana yavuze ngo iyo sima mufite nishira mujye kwa Mukarubega mufate indi ngo nagaruka bazivuganira niba hari n'ikindi mukenera mubwire Mukarubega kibahe yandika ahantu bazivuganira na papa w'abana mwirire ikindi kiraho ariko nawe rero Kanzayire hari icyo nkubaza nanjye se ugiye kumbaza impamvu navuye mu rugo ntanyoye icyayi oya wowe icyo tukubaza uyu n'umugabo wawe mwahereye mwubaka ko mutarangiza murubaka umunara w'ibabere ndakubwiye se ko kubaka bijye birangira rwari igihe mwatangiriye kubaka ntabwo murarangiza koko sinumvise waratangiye kubyivugisha ejo bundi nutangira mwamaze kuyizamura icyo kibazo uzaba ariho ukimbaza nzagusubiza reka nirire kirashaka namwe sha njye mugabo wanjye yarananiye pe nakunaniye atese kandi najyaga mbona ari wowe utoroshye shasheri yanze ko twubaka ngo arashaka kubanza kwigurira imodoka karabaye mbese bibaho umuntu agura imodoka adafite aho aba arabanyadukarya koko koko
nanjye mbyumvise bwa mbere kwa Muhoza n'umugabo we njya mbona abandi babanza kubaka nyuma bakagura imodoka banafite aho bayicyura si ibyo se naringinze ntiwaretse tukabanza tukubaka tukabona kugura imodoka nyuma nuko umugabo ngo ntabwo azajya ahora anyagirwa n'imvura kuri moto kandi afite amafaranga nuko rwose ariko nanone burya biterwa n'amahitamo y'abantu da hari abantu bikundira imodoka akavuga ati sinzajya nirirwa ku murongo wa bisi kandi mfite ubushobozi bwo kugura iyanjye mwebwe se ko mwabanje kubaka kandi mwarabakira nyine nakubwiye ko biterwa n'amahitamo y'abantu njye n'umugabo wanjye twakundaga inzu kurusha imodoka wumve ko twabanje no kubaka akazu gatoya k'ibyumba 3 nyuma ubushobozi buje twubaka iriya tubamo kamwe gatoya turagakodesha imodoka twayiguze nyuma cyane none umugabo wa Muhoza warashaka kubanza kwigurira imodoka akikiza igisuzuguriro cyo guhagarara muri gare ategereje bisi ibyo se umugabo wanjye hariya ntiyumva pe wumve ko nanamubwiye ntese niba wanga umurongo wa bisi ntiwajye witegera moto uko yihuta ngo arambiwe umuyaga n'imvura byo kuri moto cyakora umugabo wawe mwahuye muhanye pe ni mama muho mwese muri ba papa na ba mama bikabyo mukunda gutwika no kwemeza gusa nta kindi wagiye wakira agakiza wa mugore we nese ndabeshya n'ibintu bubwiye undi mwana umva sha nkorera kuri uwo mugabo arebe hano ye uyu nguyu se ese niwe wasifuraga simbimenya nato ya niko anatore we komera cyane kaze nikomeze neza niko mukabari se wagize ngo umuntu yagusifura ugahindukira reka rwose umuntu abatekereza ko ari abahamagara abaseriveri ngo babahe inzoga unciyeho gutya nkurembuje ntiwambona kandi namuna gusa n'ujya hirya ndavuga ntereka nkusifura utancika rwose anato niba ari amafaranga yawe ushaka humura arahari ariko ntukambwire ngo humura arahari wowe ujya umbwira uta amafaranga ngaya yakire uyamenya biki naho se wowe uhora muri humura arahari ukumva ko ibyo ari ibiki ko ariko sanato urayashaka aka kanya se nyaguhe umva sha ntayashaka nyine ntayashaka se ahubwo watinze umva reka reba uriya ngiye sinyigendana amafaranga ahubwo mbwira nimero yawe ya konti rwose nyashyireho wayashyize se kuri telefone ko ari byo binyorohera guhita nyakoresha kuri telefone nyine ibyo bitwaye iki cyangwa ubu mbeshya gusa nta kindi bimwe by'ubwesikoro bwawe si kuri telefone umbwira kugira ngo hari icyo bintwaye se kera rwose nta kibazo cy'amafaranga mafite niba ufite n'icyaha kubabwire baguhe icupa ahubwo ndabona iryo wanywaga rishizemo ngo iki ntiwumva se ahubwo noneho ko urimo kuba umugabo nyamugabo sha yako ngenda segera n'ubundi umva sha seriveri nzana ka kantu sha nzana ka kantu gakonje nkomeze manura umuhogo sha gerera kuvugishije kumanura umuhogo kamanura umuhogo gera utahubwo yimanure umuhogo rero buriya twavuganaga nabirangije urumva nizere ko mesaje y'amafaranga yakugezeho reba neza rwose tayari sisana rwose ndabyumvise ko ingeze reba neza yewe reba neza reka ndebe ko utampaye azavuga ngo ngiye kazenga nkwishyura nabi cyangwa wenda ngo nkwerereje icyuka kandaba ko utampaye urebe rwose itegereze urebe rwose wayabonye gusa ubanza kuko ufite ifaranga shaka amafaranga kwa kazenga uhise unyishyura amezi 2 yose amafaranga se yaburiye urumva wishyura umuzungu cyangwa umva reka nkubwirana buriya rwose ngiye sinkuye n'iriya modoka ugendamo mbishatse nayigura nkayitahamo mfasha amafaranga se n'icyo adakora wowe nkubita amafaranga gusa urebe ko ntayiguha kandi ubwo wagize ngo ngenda kina wagize ngo ni burwenya mbwira niba ufite gahunda yuko ngiye ntayigura pe gahunda se ni iki gahunda se kwigera ko ari ukubona amafaranga ikindi ni iki maze n'ipantaro nambaye umpaye amafaranga meza nayikuramo nkayiguha nkanswe imodoka sha ariko noneho ngo ni ipantaro va muri ibyo by'amapantaro mbwira iriya modoka yawe ngo uhangaye umva reka nkubwire mpa miliyoni zo miliyoni 10
uhita uyitaha. miliyoni 10 se ni nshyashya. Umva reka nkubwire niba ufite gahunda ngewe iyi modoka yawe rwose ndaguha miliyoni zido 3. ngo iki ndi tayari. Wowe mbwira vuba. kazane nkamanura mu muhogo. ubwo gacupa kazane urumva niko ye ngiye mbwira ariko kazega rwose mbwira ariko reka mbanze mfungure kano gacupa sha. uya waretse se bakagufungurira mfungura sha ariko ubu nini ndanifungurira uhari sha. mbwira rwose niba ufite gahunda. maze rero reka tuve mu rwenya pe. urakoze unyishyuye neza kandi rwose unguriye n'agacupa. nushaka baguhe n'akandi urakoze cyane pe. nushaka baguhe n'akandi niko nkubwiye. ariko rero reka nkubwire buriya ngewe ntabwo ndi mu rwenya. wowe mbwira niba ufite gahunda ngo ukubite amafaranga mu imodoka. ariko se reka nkwaze kaze mbazi ngaho tuza nkubaze tuganire nk'abantu b'abagabo. nyine mbwira urashaka amafaranga koko utabeshye urashaka kugura imodoka. ariko muranyumvira ra tumva ko ari wowe urimo gushenga. tuganire neza urimo urashenga. tuve mu mikino. uriya ngewe uzi ko njya nkunda ibintu by'imikino. ndeka nkubwire ngaho mbwira niba ufite gahunda mbwira amafaranga nguha tugirane inyandiko imodoka nyitahane ejo tuzajye kubyemeza imbere ya noteri. ngo iki mbwira reka nkubwire shangewe ndaho nk'umusazi nkubita miliyoni zo 7 uyijyane rwose nzajya kwishakira iyindi. amafaranga yose n'iriya modoka kandi imodoka yanyu ushobora kuyibona isa gutya inyuma ukagira ngo urashaje ariko moteri yayo iracyari nshya kuko ntawe wigeze ayikoramo. kandi burya imodoka ni moteri. umva reka nkubwira na to ngewe rwose reka nkubwire mbwira rwose ntiriwe ngukinisha. mbwira udakina. fata miliyoni zido 4 aka kanya. ngo iki 4 miliyoni 4 uri tayari? ndakubwiye ngo zifate tugirane amasezerano twiyandikiye ejo mu gitondo imbere ya noteri nzaguha indi miliyoni zibe 5 imodoka nyegukana. reka nkubwire nanjye. urumva witeguye? reka nkubwire noneho mbwira rwose izo miliyoni 4 zimwe. wumvise? yego. hanyuma ejo imbere ya noteri uzampa izindi 2 zose hamwe zibe miliyoni zo 6. nk'ukubita imodoka yawe witwarire 2 ngo nzi kongera n'izinyongere nyine. ndakubwiye ngo 5 nizo ntizirenga. 5 se ko ari nke koko. nakubwiye ngo ntabwo nzirenza. niba ufite gahunda ucakira amafaranga mu imodoka nyitayemo. ariko sheri nawe wemera ko igihe cyose umugore n'umugabo bajya bakora ikintu babanje kucyumvikanaho ra? mbese nyine si bwo buringanire n'ubwuzuzanye leta ihora idusaba. rero buriya rwose mbona rimwe na rimwe umugabo aba agomba gufata ibyemezo nk'umugabo. atabwiye umugore we akamubwira ariko nyine umugore yabyanga kandi ari ibintu bifitiye umuryango akamaro. umugabo akaba yafata icyemezo icyo kintu akagikora nubwo umugore yaba abyanga. none se umugore we yakwanga ikintu gifitiye umuryango akamaro? abagore mugira ubwoba mutinya gufata imyanzuro muvuga ngo byazahomba. dore urugero rwa hafi tuvugishije ukuri ubu urumva ibintu atari byiza. twicaye mu modoka yacu tugiye mu kazi atari bimwe twazinduka duhagaze mu cyapa ngo dutegereje bisi. cyakora abantu bagira amamodoka baba barakize pe. uzi kwiryamira ukageza aho ushaka uzi ko nta kibazo cyo kugera ku kazi uza kugira. ni iki rero nakubwira gukambera ibamba kandi burya mu byo uzakora byose uzaharanire kwihesha agaciro. ariko nanjye ibyo navugaga byari bifite ukuri. nanone wubatse ukava mu ikode ukajya mu nzu yawe naho uba wihesheje agaciro. naho uba wihesheje agaciro rwose ntabwo mbihakana. ariko usanze mu cyapa wahumiye burya ntamenya ngo uyu muntu nubwo ategereje bisi ariko ari mu babosa afite inzu ye. urumva neza burya abona ari uri nyakatsi rwose kimwe nawe. cyakora icyo cyo nicyo da. none abo tubona twigaramiye mu modoka yacu ntabwo amenya ko ikode ritumereye na kutavuga ku kazi se ntiziryazongera kunyirataho se ngo ngwino ngo yari ifote kandi yaparitse nanjye ngaparika. iyo tugira impanuka ngiza ku kazi manika yaje nanjye nkamukosora. nkunda kwiganira n'abandi agahita njomba umunwa ngo ndabeshyaho kabeshya umugisha. ngize amahirwe twasanga yaje nkururuka imodoka ndeba akabona ko ntakiri mu cyiciro cye. ndakubwiye ngo ibyo ni akabazo koroshye cyane. reka tugende tugera hafi y'akazi kanyu umuhamagaro ureba akantu umwibarishaho mu biro kugira ngo tumenye niba yahageze. nakubwira ngo ntarahagera turareba aho tuba nyine duparitse hariya hafi y'akazi kanyu. urumva ku buryo aza tumureba. urabyumva? aza tumureba tugahita tumukurikira tugenda gake gake hanyuma umuntu ukavamo nkamukingurira. urumva
akureba urabyumva ibyo byose ndabikora ubwo nanjye nkahita nkubwira ni sheri iyo modoka yacu ijyane mu kinamba kuyogesha cyane ntabwo ubyumva se cyane rwose cyakora sheri imana yaduje twitegereje pe kuko twese turi abanyabwenge ntabwo kantu ubwo ugatekereje gira uti buruta ubwa salomo yewe ubwenge bwacu buri rero reka nkubwire ngewe nshaka kwihaniza umuntu ntabwo nabura uko mwihaniza ahubwo uze kwihangana urangiza akazi hakiri kare tujyane kwa nesi ryayo yego shashe urabyumva umvugiye ibintu mukancutirwa yirata mu modoka y'umugabo we yifata amavideo ukagira ngo niwe baguze imodoka bwa mbere mu Rwanda ukagira ngo ntabwo wamenye ko twetana tuzayirasha ukirangiza akazi uhita uzumfate tugende umva dupariki wabo amasaha atinze kugera babone ko atari bo bonyine batunze imodoka de wafaze kutagiye kugarukira buriya reka nkubwire rero icya mbere ni ukwihesha agaciro aho ukora mubo mugendana ntihagire ukumenyera ugaca icyitwa agasuzuguro urabyumva ibyo kubaka ntibiguhangayikishe humura tuzaba twubaka rwose uranyumva ariko nyine sheri nanone yuko ko amafaranga waguze iyi modoka ari inguzanyo twatse ngo twubake byose bivuze ubu ndatekereza uko bizagenda banki neza kure gasanga ntitwubatse oya yewe wihagarika umutima mfite uko ngenza bigenza hari ugiye kazenga uranyitiranye urumva none se nta mafaranga akaba muri miliyoni 2 tugifite kuri konti none se 2 zakubaka inzu sheri ntizakubaka inzu ariko zakubaka fondasiyo umva ndakubwiye ngo ndaje nshaka umufundi wa makenze muhi areba utuntu agenda akabateretseho kugira ngo nyine tutazayarya n'ayagashira wibuke ko inguzanyo ku mushahara watandenzaga miliyoni 4 kugira ngo wemere kumpa miliyoni 7 cya kibanza twagitanzemo ingwate uko surambwira ko banki niza gusura ibikorwa bigeze bagasangamo agafondasiyo ka miliyoni 1.5 nzabumvisha ko amafaranga yose bampaye yubatse iyo fondasiyo gusa ariko ibyo wigira ikibazo yewe none se ngiye sinasabye inguzanyo abafundi bazamara gukoresha ari nyine miliyoni na magana ngahe asigaye kandi nawe yaje nyine duhite dukomerezaho ataje se cyangwa akaza atinze cyane ubuse ntiwasabye mbere yanjye none nanjye akaba ariyo yaje mbere yayawe umva ndakubwiye ngo humura nanjye babirimo rwose ntabwo ku kwezi kurenga batayampaye ibyaburaga ejo bundi narabijyanye byose urumva niba atayampa mu cyumweru gitaha bazayampa mu gikurikira igitaha ndabyizeye kandi rwose njye nifitiye ubwoba pe ubwoba bw'iki ariko akubeshya amafaranga ya banki ngewe ndayatinya cyane numvise ngo nta mikino zigera mu kwishyuza inguzanyo zabo si ibyo nakubwiraga se n'abagore mugira ubwoba gufata imyanzuro birabagora ayiwe humura wigira ikibazo rwose mbirimo kandi nzi uko nzabigenza ntihagire ikibazo kiba we kadogo kado ngwino ufungurire imodoka shatu uri kwiruta uyu nawe ariko imodoka wayibonye ariko ako karasa neza uwitwa Natore nabwubitse urucyaragaca neze ryaya azongera agira none nakubona aparika ngo ngwino guhere mfasha aho mfasha umugore mwiza ikiguriro dore ko abagore babasirimu bicara mu modoka bakinguriye tugende ngo nanjye noneho reka njye imbere noneho uzana icyo washakishe imodoka wayibonye uruva ukuntu yigatse uruva ukuntu yigatse umva azongera wakinguye wagahungu uwarekeye aho sheri aho wahereye ubu nunaniwe none se ntananirwa sindi mu kazi none se nyine warekeye aho uzi ko kuva twagera aho utigeze uruhuka wahise utangira gukuraho uyu mucanga none se ubwo nindekeraho abazaza kubaka ahangaha bazahubaka gute kandi harunze umucanga ufite amafaranga yo guha umufundi n'umuyede se bazahubaka ukagira nayo tuzishyura umuntu uzawukuraho ariko si ubwo ntiwarekera aho n'ejo ukazongera byibuze kandi Rufonse azaza ejo kubaka aje ejo bundi se wakubaka utyo se ukazarangiza ryari sheri reka nongere mu minota nka 30 rwose ndaba nkurangije iyi modoka ivuze amahoro n'iyandira niyandi uti imodoka ya baba mbega njyewe uzi ko natashye umutima yibereye muri iyi micanga ntibagirwa kukubwira ko kwa Kazenga badusura nyari kubakinguri ngo kwande ntizirya kwa Kazenga
ariko sheri nk'uko ko nzakugirene wowe nureba naho turi uko hameze koko ngo uhakanire abantu ubu se none umwe natwabo ndawukizwa n'iki n'aha hantu turi koko uyoboye ukuntu birata simbuka yabo bakingurira umva baravuza amahoni cyane none se umuntu yakubwira ngo araza kugusura ukamwangira umubwira ngo iki koko cyangwa ubundi kuba tucyubaka n'icyaha kurankoze genda ubakingurire yewe yewe mwari muri aho rero muho yewe turi aho ni ukuri ntacyo tubaye pe namwe se mumeze neza muraho neza mukasha muraho murakomeye niko ntiziryayo se kadakoma arahari yewe ndahari nuko ndi mu mirimo ahubwo ni wowe mwinjiye mu nzu ndaje mpabasange reka ahubwo reka tugusange katagusange rwose uraho neza ntiziryayo uraho ntiziryayo se ni amahoro yewe wabona se ko bagukennye ugira ngo biroroshye ndashaka ko ahangaha ejo bazahubaka igikoni cyo hanze kandi nyine urabona niho harunze umucanga ubwo nari mvuze ngo ndare nkukuyeho abafundi bazabona aho bubaka mbese ntizirya iyo ushaka abahungu bakazinduka bakawukuraho mbere y'uko abafundi baza uyu simbo n'uwuhaye abahungu babiri mu isaha imwe rwose baba bawurangije ibyo se ko bikorwa n'ufite amafaranga utayafite yabikoresha icyo atiyambaje amaboko ye rero kazenge cyambujije gukora ibintu nk'ibi n'iki cyamva aho kwitwa ko ntuye iwanjye ariko nkataha nkajya mu buyede nk'ubu nakodesha nkazubaka nabonye ubushobozi wa mugabo se ko byose biterwa n'amahitamo y'umuntu ubu nanjye kuba mu ishansiye yanjye gutya rwose ndumva ari byo binyuze kuruta gukodesha ntaruzura koko cyane rwose turahabanye reba ibyondo impande zose ibyondo se ibice by'imbaho z'amabati ibicupa by'amarangi hasi ahantu pe ubu se abana babona ahantu bakinira baba bakina se bakina ibiki urabona wabaha ahantu ukagira imikino nikozeho ninjiza imodoka yanjye iyo nza kumenya ko ari uku nguku hameze rwose mba nayisize ku muhanda noneho ayo tuzatanga mu kinambe ejo ntituzayabona aha hantu rwose haratwangiriza imodoka mu buryo bukomeye cyane kuki mutatubwiye ko ari ahamuba koko ngo ntitwiyangire izi modoka tuyinjiza ahantu nk'aho sinabyibukaga pe gusa namwe rero mwagiye murahera rwose njye rwose mva mu kazi numvaga ko muhita muza njye usanga rero mba nitangiye iki kiyede cyanjye nyine gahunda yanyu nyibutse muvugije ihoni ntundi rero burya ngiye navuye ku kazi mpita kuri madamu twagombaga kugera hano rwose hakiri kare nuko twagize akabazo mu nzira buriya vitensi zigapfa none se ubu muje gute vitensi zidakora amamagaye umukanishi wanjye arazana tekinika da tubona iya mbere rwose irakunze irakoze ibyo kuko rero bwari bwije cyane bamubwira ngo naba yegeye aho ngaho ejo azagaruke nyine ayikore neza zose zikore yewe kaze ntabwo inzu yanjye baneza ariko naho imodoka yawe ntikorohera ubu se uravanga ugera iwawe ugenda muri vitensi ya mbere gusa cyangwa urayisiga uzayitwara ejo bayikoze twayikise cyangwa se uko imodoka igenda ariko rero buriya uretse ko ikibazo cy'imodoka yanjye cyo kidakomeye cyane buriya reka mbabwire ndaje nzashake umukanishi uhoraho uwo nzajya mpemba ku kwezi ku buryo kwigize akabazo ako ariko kose azageza rwose ahita agakora n'ibinashoboka nzajya mugenda nawe bose yewe reka dusubukire ahangaha ibyo byo turimo dukomereze mu nzu nimuze tujye mu nzu tuzano nimuze rwose nimuzane amazi hanze tubanze twoga ibirenge ntabwo twakwinjira mu nzu dusa gutya uti byagenze bite se noneho ko umushuti wawe ataje kurya umushuti wanjye cyangwa umushuti wawe umushuti wawe muhoze yewe nese muhoze ni inshuti yanjye gute kandi ari wowe inshuti ye magana ngeze ni inshuti ye gute uhora umukire kimwe nawe ufite ibitenge bihenze nk'ibye mwese mutunze mu modoka ntawe utega uwo yagusuye ntiyabura utwo gusabiriza kase nkanjye mboneka w'umutindi urumva yaba nkundamo iki koko cyakora uriya mugore ako gusabiriza aragashoboye yigeze kuza iwanjye ambwira ko ibintu byose yabikunze ubwo nkumva nyine ko ari bimwe bye byo kuvuga amagambo ahantu hose ngo yibonekeze kumva umugore yabaza umubare w'ukuntu aza kunsaba ibyo byose yambwiye ko yakunze
cyakora muhoza niba uzashobora uyu mujyi pe umva ajya gusura umuntu akava amusabye imyenda y'umwana akajya gusura undi akamusaba ibitenge none reka ngo utere inkuru aherutse kunyereka igitenge ngo yaguze 100 byose igitenge nkitegereje cyangwa ni umusazi rw'umaze nk'imyaka 5 yifata ku muntu ubwo ari wenda kuza wese umubwira ngo iki nicyo bagukuburiye oya icyo gihe twari twenyine ntabwo ko nsarana ndicecekera gusa naramajije nese koko muho sigaye habaho na caguwa z'ibitenge ko mbona bakiguze muri caguwa cyakora uvugishije kuri aho kuri wowe uba wihanganye ntako utagize ni mama y'Imana ujya umwahura ajya nkumva ni ingisoni zikoze none se kuko ari nkaho wavuga iki kanze umuntu aje kukuratira ngo dore naguze ibitenge bihenze igitengiro kibona cyahoze ari ubururu ariko kuri ubu gifite ibara rya kake nari kurenza biki ubundi se byagenze bite ko ataje mu kazi yaje da ahubwo ngo agiye kuri banki kuvugana na Jero kwa modoka yawe ntigeze nyibona iriya se baracyayigendamo ko yibereye mu igaraje n'ubu yapfuye mperuka ejo bundi ngo yagize ibibazo narinzi ko byarangiye iriya ntabwo tubaza ngo ese yapfuye nanone ahubwo turabaza ngo ese yongeye iragenda kuko iyo bavanye mu rugo ikabageza ako kazi ihita ikomereza mu igaraje ikamara iminsi 2 ikagaruka ikabatwara nanone irindi rimwe igahita isubira mu igaraje igakubita indi minsi 2 ubundi icyumweru cy'akazi kikaba kirirenze abantu ni abagome wabahaye iriya modoka nawe ntazabona ijoro miliyoni 5 koko zigurwa ikintu kirutwa n'igare rizima ariko rero wabagurishije imodoka yishakiraga amafaranga ari wowe kuko wahura n'umuntu wayahaze ntuyamukize kandi uyakeneye nta kundi n'ibihangane buriya babonye isomo ubutaha ku bintu badafitiye amakuru bazajya babigura babanje kwitwaza mu nshuti zabo ushobora kubarebera ubutaha wihese ko bageraniye uwo muntu nubwo ngo agiye gusobanura impamvu batse inguzanyo yo kubaka none bakaba batarubatse kandi koko amafaranga baguze iriya modoka n'iyandi basabye bavuga ko bagiye kubaka cyane kandi ngo inzu bari kubaka niyo muhoza yari yaratanzemo ingwate we ejo bundi abakozi ba banki bagiye kwisura ngo basanga ikibanza kigaramye cyonyine cyakora kirimo umuferege wonyine umuferege wo kuyobora amazi se ngo umugabo yari arimo arimanganyara ngo umuferege ngo ni umusingi bacukuye ngo batangire bubake gusa banki yo ntiri kubikozwa ngo byanze bikunze nyine bagomba kugarura amafaranga babahaye cyangwa ngo nibyanga igurisha icyo kibanza n'uwo muferege urimo sha imana ibarengere pe kuko kariya kabanza bagatwayemo mama fiyeri wacu noneho yasara akagendera pe burya ko umugabo ari we papa mafiyeri kurusha umugore ara ariko se biriya ni ibiki mwuka byaramo baze nkubaze uriya muryango uzatera imbere biwugoye cyane kuko ntabwo umugabo n'umugore bose baba bacyokere ngo urugo ruzageraho rugero cyokere gusa uzi kubona umuntu w'umugabo arimo apositinga ibiryo we cyangwa ugasanga yagiye muri ka siporo inshuro imwe ariko yaciye ibikuba watsapu yayujuje ibyo yakoreye muri siporo byose ubundi kariya ni agashya pe ubusanzwe abagore turahinda tukifotora tugapositinga reka sinakubwira kugera no kuri dodo tugiye guteka ariko umugabo uteye kuriya ni ukuri ni ubwa mbere namubona ese nibyange da umugabo abe papa cyokere ariko noneho umugore byibura be seriyeze amukebure none byawumiye ku murari muhoza niwe dukeneyeho gukebura umuntu koko nawe atikebuye byamuhoza n'umugabo we tubireke n'ibirira ataragera ngo utangire kuvuga ku inkoko n'amafi ariko bimiragura kandi atari bubyishyure bya nsanirire pe yewe ntumuzi se ko iyo arimo arya iby'abandi ntacyo adakunda ndamuyizi amuzira no gufata amafaranga ye ngo agire icyo agura mu byo ahora atubwira ko akunda uyu munsi ubanza mwatetse amabuye pe niko bimeze bite ahubwo nawe utinyuka kuvuga gutyo niba washakaga kurya kare iyo uzi ukankura mu kazi nkaza nkaba umukozi ibyo ateka amasaha mvire mu kazi ntabwo uyazi ariko wigize umwamikazi w'amahane nkakureka urashaka kumbwira ko iyi modoka itabonetse utagomba gutaha buriya abakozi bose mukorana bataha ari uko abagabo babo baje kubafatara
noneho iyo modoka yawe ntabwo ngomba kuyigendamo. ihari wayigendamo ariko si igihe idahari. Ugomba kurara mu kigo rero ngo utegereje ko umugabo azana imodoka akagutwara. ahubwo se kuki idahari kandi yaraguzwe ngo ube umutako. ariko ubanza hari ukeka ko imodoka ari igitogotogo kiva mu mutende ukawisubirizamo. ubu se tuvuge ko ibibazo ifite utabizi ndakubaza. hanyuma ibyo bibazo kuki bidakemuka? maze iminsi ingahe mu igaraje. niba aho wagiye gukoresha byarabananiye wazayimuye ukayijyana ahandi. zana amafaranga ajye kuyizana. imodoka barayikoze n'inzima n'ubu rwose umuhaye amafaranga bahanciye nagenda nkayizana. urumva ayo mafaranga atuma imodoka idataha mu rugo nangahe? 350. niba uyafite rwose uyampe urebe ko ntatahanye itahanye. ngo nguki niko bimeze. ibihumbi bingahe? ayo ugatinyuka n'amatama yombi 350. none ubona na 50 yo kurihira umwana ishuri yabuze. none ze gusa uragira ngo bigende bite? ikibazo ni amafaranga kandi ntayahari. urasakuza se nyine ngo urusakuru yazane. kandi ibi byose narabivuze nkubita mu kanwa ngo nta mugore ugira ijambo. narakubwiye nti nta muntu ugura imodoka atarubaka. urangije ungira umusazi. hamwe wumva ibyo wakoze. nguriza abagabo zize ubwenge. atasiyo nushaka kunduka ngo ndiza abagabo ndakudiha uburogere rimwe na rizima rero. wanjijiwe narayanywereye cyangwa nayajyanye mu ndani. ibyo wayakoresheje se biri hehera. iyo wumva igitekerezo cyanjye ubu ntituba twarubatse inzu ihagaze wenda itegereje gukingwa. ntabwo nabikubwiye ukangaguragura za mamodoka ngo uhangane n'abo uhangana nabo. ngibyo ibyo washakaga urabibonye ngahakiye byakirize yombi. nokoye uyicayemo niho ari unezerewe umbwira ngo urashaka kujya wiyemera ku bakozi bagenzi bawe. ubwo rero n'ikibazo kibaye washakaga imodoka noneho ntiwigeze uyicaramo. wagira ngo se ndeka kuyicaramo kandi wayizanye. iyo utayizanye ukareba ko nanirwa gutega nk'uko nari nsanzwe ntega. mbese ubwo n'igihe waguhatiye kuyigendamo. hanyuma se n'amashusho wirirwaga wifata ugapositinga kuri za watsapu ninjye wayagufatagara. subiza icyo ahereza gusa wirirwa wihenura kuri ba Monika mukorana ninjye wabaga nkubwiye rero ngo bihenureho. ibyo byose niyo wabitangije ngo upingana na Nteziryayo kandi utazi aho Nteziryayo akura amafaranga. ubu yibereye mu nzu ye nziza n'umugore n'abana naho wowe n'akabanza wari ucingiye banki igiye kugateza cyamunara. yibereye mu nzu tuje we n'abana ngaho usanga Nteziryayo gutungana na Mukanshuti. niba wumva ari we mugabo w'imigabo n'imigambi njye nkaba ntacyo mvuze. maze abagabo b'ubwenge buke ukababwira amakosa yabo aho kuyumva bakishaririza. ubuse urumva we na Nteziryamuhuriye ko n'ingorofani waguze ituye mu igaraje boshya ari gutaha. niko ngo abagabo b'ubwenge buke. abagabo b'ubwenge buke nyine kunera ubwoba se nkaho nijya kubisubiramo nta soni. koko burya ngo kudakubita imbwa byorora imiseka. unkubita ari kurebe. ngiye kugukubita ngo kubite nimara kugukubita agasuzuguro kataragushiramo ndamenya ko ari karemano ntaho kazajya. nta soni ukambwira ngo mfite ubwenge buke imbere y'umwana wanjye n'umukozi wajije. ariko kugira ngo hari impetse uruhinja cyangwa hari inda ntwite funga ipantaro uyikomeze nanjye nkenyera igitenge ubundi uze duhangane. urashaka guhangana nanjye nawe niba ari umutwe ndawusatura nawe ufata uwanjye usatura. uraje umbone noneho sasa reka nze mu noneho. niko kaze karame Nteziryayo. komera ye. ntikuze waramutse Nteziryayo. waramutse kaze. waramutse neza. ntikuze ko hazindutseho ukanyagwa. nazindutse. umuswa umugore ambwiye ngo uranshaka nkabanza kumuhakanya ntireba neza ntabwo ngo yaba ari kaze ngo ugeze ahangaha iki gihe. wowe se ntubizi ko akababaje umutima kazendura amaguru Nteziryayo. ibyo nibyo burya ngo n'akababaje umugabo kamurenza impinga. wabimenye rwose. nuko nanjye byagendekeye kandi rwose ndumva nta wundi muntu nahungira hatari wowe. byagenze biteze ko utarinjire ngo tuze guhurira mu kazi. ubu se ukomeza uko akazi ndabasha n'ubu kajyamora. kurushaho kuntera ubwoba kaze. niki cyabaye gituma utajya mu kazi ko nzi ko nta nakonje urimo. wa muvandimwe we rwose Nteziryayo ni wowe mfite mfasha rwose undengere. naho ubundi ndapfuye kandi ikibabaje rwose mpfuye mpagaze birarangiye neza. none se kutanatubura ngo mbwire ikibazo wagize ndagufasha ntazi n'icyo ngufasha koko. rwose Nteziryayo ntacyo nguhisha rwose. ibyo uko nagujije banki nshaka kubaka ariko bikarangira ntubatse ahubwo nigura imodoka byo urabizi ngira mbo. ntiwabimbwiye ariko nyine byo mu kazi nawe urabizi ko amakuru atembera. yakugezeho nabyumvanye abantu ngo iriya modoka wayiguze mu nguzanyo y'umugore mwari mwasabiye kubaka.
gusa niba ari byo cyangwa se ari amagambo ibyo ntabwo nabimenya pe. ntabwo babeshya niko byagenze uko niko kuri rwose. Ibyo ubwo rero kuko bari baduhaye menshi arutayo yemerewe y'inguzanyo ku mushahara byabaye ngombwa nyine ko ingwate ibiyo nzu tuzubaka. ibyo niko bigenda natwe tuzibamo ariko haracyarimo amafaranga y'abandi. ubu ngomba gukomeza kwishyura neza kugeza ndangije inguzanyo yayo hanyuma nyine kabona kuba nyine yanjye bwite. twebwe rero baherutse kuza gusura basanga nta kintu kirimo urumva badusaba kugarura amafaranga ngo barabona umushinga twakiye amafaranga ntawo twakoze. turabyumva ko bikomeye se none se ubwo mugiye kuyasubiza kubaka mu bireke. none kuyasubiza byo simbyaza ariko se turayasubiza turayafite. iyo nyagira ntabwo rwose mba nataye umutwe. none ubwo ko numva bikomeye bizagenda bite. ubwo nyine kuko nababeshye nyine ngo natumye ibikoresho hanze ntibiraza bari barampaye iminsi nyine ngo nibagaruka gusura bagasanga nta nzirimo ngo tuzahita tubasubiza amafaranga baduhaye ngo nibyanga bahateze cyamunara biyishyure. nyagasani ibyo se ubwo murabikira mutebaze nyine ntizirya niyo mpamvu nanjye nkuzindukiye rwose ndakwinginze ngo nkuriki mfasha umbere imfuze utise nibura inzu yawe noneho nibaza gusura mbereke ko nyine nyigejeje ahangaha nyine ejo bundi nzaba nyujuje sibyo. yewe wataye umutwe kuko ntiwabeshye nawe utaye byarangiye. none se uretse ko ntanabyemera gusubiza inzu yanjye mu ngwate kandi nendaga kwimaramo urumva ubundi banki injiji ku buryo bayoboye UPI wabahayemo ingwate aho iherereye. haryo ubwo n'ibya UPI barabireba. baza ariko batabirebye maze banki bafite abakozi bayo bashinzwe kureba ibyo ntayungura baragira. ubu se mbigenje niko kunizirya kandi yongera amahirwe rwose nkabona uko mbazubaza iki cyumweru mu gitahana ariko uzaba nabonye yanguzanyo yanjye ngahita nyisukaho bakazamura nibura ikagera hejuru urumva. ariko icyo gihe nibura banki nayo yabibona ko mfite ubushake nibura bakongera bakanyihangana nibura indi mezi nkangana. none se kaze ko nabonye wari wacukuye fondasiyo wagurishije ya modoka yawe niyo wakuramo 3,000,000 ukazishyiraho kuko zitabura kuyigeza mu isakara. ntizirya rwose urashyenga nawe. ntukuri pe imodoka se yo ndayifite wa mugabo ngo ko nayijyanye mu igaraje none bakaba barimo kunci 300 n'imisago. tata mimi amakuru ufite ubwo se urabyitwara mute kaze. aho simbituyeho kandi mwaganiragara. nta kibazo ni ibisanzwe. yewega nabonaga muhoza yavuye mu ntebe ya za hano iwawe ngira ngo muri kuganira amabanga da. amabanga si baganirira mu biro ko bajya hanze. yego ko ndabizi se ko mwazindutse se uyu munsi rwose mwese mwantanze. ndahereze n'ubizi ko asanzwe azinduka. ntawe se usanzwe uzindukara. ndumva kuva twatangira gukorera mu biro bimwe rwose iyo ari inshuro ya kabiri nsanze wantanze mu kazi. shaka mfite akabazo k'amafaranga ahubwo mushaka mwarwanaho pe. usanze ari byo nari ntangiye kubwira Kanzayire. buriya urambwiye ngo ugiye gupfa birarangiye ari amafaranga ushaka kunguza. uzi ko umutima wari utangiye kundya ngize ngo bagusanzemo uburwayi budakira. shaka n'ubundi ikibazo mfite kimeze nka kanseri ndi ku mutima pe. nimwe nsigaranye nintabagiriraho umugisha ibyanjye biraba birangiye. yego mana yanjye we kuvuga ibintu biteye ubwoba gusa. ntabwo ntuje sheri. yababa we basi tubwira ikibazo ufite hari abantu ntihapfa abandi byibura twisakasake turebe ko twakurwanaho. ya nguzanyo nafashe dushaka kubaka ntimubizi ko twayiguzemo imodoka. ariko rero biriya bintu mwakoze ni ubusazi. ni ubusazi ni mama y'Imana kuko hari aho mwabonye umuntu uguza banki amafaranga akayakoresha icyo atayasabiye. ibyo byihorere mone ibyo bireke baravuga ngo iyo mbimenya ari ijambo nuko izitinze. ubu icyansajije banki yaje aho twagombaga kubaka isangamo umuferege gusa. baratunenga koko bategeka ko amafaranga duhita tuyagarura kuko babona icyo twasabiye tutagikoze. murayakura hehe se ko mwayaguze imodoka? nicyo kibazo cyonyine nyine mfite kandi banki yo ngo ntigihomba. umwanzuro ni ukugurisha kiriya kibanza mu cyamunara bakareba uko biyishyura. gasani mana yanjye none se kuri icyo kibazo urashaka ko tugufasha iki muho?
ubu ikintu cyandukora no kubona amafaranga yabo nkayabashyira ariho n'inyungu zayo ubundi bakandekera akabanza pe. mwese musigaranye angahe uri gushaka ko tukuguriza angahe? shaka nzayire rwose wambabari ubu nta n'igiceri dusigaye. Reka genda. ni kuri kw'Imana cyekora mumboneye nk'eshanu nabwira umugabo nawe akiruka mu nshuti ze zikamushakira hasigaye ngize amahirwe cyamuna ari kandenga nazahagurisha nitonze nkabishyura. muho nkwemerera amafaranga naba nkubeshye wenda iyo biba nk'ibihumbi nka 100 ari kukurwanaho mana we cyangwa se wenda nka 1,000,000 nkaba nabaza umugabo nkumva niba yakwemera ko tubizera tukabarwanaho. ngaho se mumbarize sheri buriya umugabo wawe ndamukunda ashaka uburyo utabyumva ni umwana mwiza utagira umutima mubi kandi akunda abantu. fata telefone umuhamagare rwose umunyingingire. nari nkubwendekereka nibura nka 1,000,000 naho se 5 koko ubwo nahamagara umugabo mubwira ngo hari umuntu ushaka ko tumuguriza 5,000,000 naba narasaze da ako sinavuge gutyo ngo wumve ko nshaka kuyakwima. ayo mafaranga angana atyo nta muntu waba yicaranye adafite umushinga wo kuyakoresha. mani karame ntacyo wamarira. nako kumana muho wataye umutwe koko. amafaranga Kanzayire yabuze kuko urumva ari ngiye wayabona. urumva ko atari ugushakira inkuru ku nkanda. ndumva ntacyo nshinja umutima wanjye ngiye kwicara hamwe ntuze bakijyane. imana niyo yakimpaye izampa n'ikindi ndumva nta kindi nakora pe. muho ariko singambiriye kugusesereza ariko ibintu nk'ibi rwose biterwa n'uko wowe n'umugabo wawe muhora mushaka kwisumbukuruza no kubaho mu bushobozi mudafite. moni ndakwiyamye mbisubiyemo ndakwiyamye ariko mubwije gumana amafaranga yawe undeke menye ibyanjye uranyumva neza nawe umenye ibyawe. ubusuye niwo mwanya mwiza wo kungira inama. mbabarira cyane ndakwiyamye. karabaye noneho hataye umutwe bimwe bya nyabyo tu ahubwo baramugonga. muhoze asanzwe umutwe nta kibazo gikomeye afite none reba uko sohotse yiruka n'ibibazo byose yifitiye. yego mana niba mu Kanzayire dushatse twasohoka tukamwirukaho kuko imodoka ziramwasada. ntabwo ubeshye pe. niko uvuze ngo iki hanyuma se ubwo ari njye wari nawe ninde utagira impuhwe ninde tuza ariko nawe rwose uko si ukwezi kwa kabiri kurangiye mutarama amafaranga yanjye ni wowe utagira impuhwe na to ni wowe ngo njyewe ubu hejuru y'igikoresho cy'imodoka waduhaye wongeye no kuza kutwishyuza turi mu bibazo bimeze gutya. ariko wowe banza wowe n'umugabo we murwara mu mutwe ejo bundi uza kuzaho mu kabari nakubwiye ngo iki kaze. ariko rero ndakubwiye ngo niba ushaka amahoro niba ushaka ko tubana mu mahoro sinzongere kumva umbwira ibibazo by'imodoka. tugura imodoka yaragendaga cyangwa ntiyagendaga ariko ibyo byararangiye byiyorerana to ndakubwiye rwose bireke ibyo byararangiye urumva neza icyo ngomba gukora ni ukugushakira amafaranga yawe y'ubukode. ndakubwiye ngo ejo ninda ntayaguhaye nzayaguha ejo bundi. oya kaze yashaka ejo urara uyampaye nurara utayampaye muzarare mumvuriye mu nzu yanjye cyangwa se umbwire niba ukomeje ibyo kwivugisha ngo naguhangitse imodoka menye niba ariyo mpamvu mudashaka kunyishyura twitabaza ubuyobozi. kudukanga ariko kudukanga nkaho hari utabisi kuri umugome mubi w'igisambo cy'indandere waraduhangitse 2 3 4 5 di urumva nako sino guhangika gusa ahubwo wadutekeye imitwe. wagiye kurega ko ubuyobozi buhari ubutekamutwe si icyaha gihanirwa n'amategeko. ariko koko nato wamba bari ukareka gushyogozanya na madamu koko ko amafaranga yawe ejo nzararanyaguhaye wamba bari rwose ukambibazi ko ngusabye. sawa muramukiwe ariko wa mugabo ndakumva rwose ejo ukabona harenze ntacyo umpaye umva sinzagaruke ngo mvuge aya magambo menshi uzahite wibwiriza usohokera nato humura rwose aho abagabo basezeraniye niho bahurira rwose humura aho abagabo basezeraniye niho bahurira niko nkubwiye nzayaguha rwose. uzayakura esera ko mbona na minerivare y'umwana yabuze kandi nawe ko n'ubundi byose niwe wabiteye uzi naho uzayakura. reka ye ubu ninjye wagiye kwinginga jero wa banki ntinyabona kariya kabanza kanjye na kariya gafondasiyo karimo ni mu biteze cyamunara. atari wowe ninde ubu siyo watse amafaranga uvuga ko ugiye kuyubakisha warangiza ukajya kuyaguramo amamodoka
nayo yabuze ase n'imodoka aho utarimo wingiga mbake ngo ugutereze cyamunara ni ururimi rwoshywa n'urundi wakwihora nibyo byambera byiza ceceka nyine kuko izi byo wakoze ameze ubundi suravuga uvuga iki ntacyo ufite icyo kuvuga uhari ijambo umuntu ufite ryo kuvuga ntaryo rwose abagore twaragowe koko nyamara ibintu bakoze yaba ari njye wabikoze n'inkoni ziba zarajemo ngo ndi umugore w'ikigo ryo utazi gucunga umutungo w'urugo urahijya amaso uhijya iki vuga wavuze se ibi byose si wowe azahabera ngo biyamara gukora amakosa agaceceka ese ko utavuga niba ufite icyo kuvuga vuga kaze ndavuze ngo vuga njye n'ibintera umujinya ni ibi ngibi umuntu agakora amakosa yamubwira agaceceka ntabwo uzi kuvuga wavuze ikibazo cyacu nticyamaze kugera muri cyamunara amatangazo ntiwayabonye nimvuga ndagikura mu cyamunara sera hanyuma se nuceceka bwo kiravamo uko bikose byararangiye ikibanza kigomba gutezwa bifitiye amafaranga yabo bakacyegukana iyi rwose urumva neza ubwo rero gusakuza bitagira icyo bimara birutwa no kwicecekera uranyumva wenda tubaye abanyabwenge iki kibazo twagikuramo isomo sawa nyine wenda nyuma y'iki kibazo wakumva ko ibitekerezo by'umugore nabyo bikwiriye guhabwa agaciro njye icyo nzi cyo nuko ibyo nakoze byose babyishimiraga nkwiyame nyiyame ahubwo icyo nakwiga gikomeye ni uko mu buzima bwo ku isi ntabareshya ni uko uvumbuye amasomo ntugaseka gusa aka kanya ntumenye ko ntabareshyara hari ukuntu njye nawe twajyaga twibeshya ngo abantu bakwiye kureshya ugasanga tubonye ntizirya yajyanye umwana mu ishuri rihenze natwe tukaba tuhajyanye fisi wacu ngo ntabwo umuntu dukorana yajyana umwana mu ishuri ryiza ngo wacu tumujyane muri ciriritse cyakoze hari aho twarahubutse pe wakabimenye se uzi kujyana umwana mu ishuri ntanarirangiza mu mwaka kubera kubura ubushobozi ubundi buriya twe twafashwe n'ibiki iyo tumujyana hariya yiga ko ariho hari ku rwego rwacu niryo rya somo nyine ndimo kukubwira ko nize none se njya kugura imodoka nanjye ngo imodoka iriya ngorofani ugira ngo ntibyaturutse ku kajinya ntiziryeyo yanteye yaguziye nanjye nkaba ndahurudutse nk'ikivoka cy'igitumbwe no kwa Anatole nkajya gutorwamo amaso nyagutorwamo amagara iriyangegera akampangika kiriya gipfu cyapfuye kikava cyarapfuye kiba cyaranze no kuvaho cyakora byahari henshi twagiye dufata imyanzuro itariyo ngo turi mu gapingane n'abakozi dukorana erega nawe niwibuka urasanga utari shyashya urumva ubu se nanjye subiremo ibintu wagiye uririra ngo kuko wabibonanye Kanzayire mukorana kandi ubona ko Kanzayire urugo rwe afite rutameze nk'urwacu sinabihakana nyine nanjye nkunda ibintu by'ubukire wakabimenye hari ubwo mba ndi mu bandi bagore bavuga ibyo batunze ibyo bahaha nkumva nagerageza kwisanisha nabo kugira ngo batabona ko ndagakeneye ibyo byose rero ni amasomo urumva twarize kandi kuko ikibanza cyo cyaragiye byararangiye imodoka nayo birasa nkaho ari ntayo nako nta nihari ubu ndabona icyo dukwiye gukora ari ukwiyakira tukemera urwego rwacu tugatangira bushya urumva kubivuga biroroshye ariko kubishobora ni ikindi tangira bushya kandi ducitse amaboko ntabwo ari ibintu byoroshye ibyo uvuga byo nibyo ducitse amaboko kwishimira ntiducitse umutwe reka mbere na mbere ahubwo tubanze twemere ko amaboko acitse icya kabiri twemere ko aciwe no gushaka kubaho ubuzima budusumba hanyuma se nitumera kubyemera ngiye kureba ukuntu kiriya kimodoka cyadutwaraga amafaranga buri kwezi nako buri munsi nakigurisha nibashaka bampe 1,000,000 cyangwa 2 ayo bampa yose nshaka akantu k'ubucuruzi nakora wenda kajya kavamo ubukode urumva akashahara kawe kadutunge akanjye tukazigame turebe ko twazongera kugura kandi kabanza urumva urabyumva ute ya modoka y'imbozi kuriya se kugize n'amahirwe baguha 2,000,000 ubundi si ubazigoye n'icyo wakora muri 2,000,000 koko umva ngo 2,000,000 ziravamo iki ndakubwiye ngo ziravamo ikintu gikomeye cyane kuko ubundi kazenga utandukanye n'uwo waruzi ushobora gukuramo igishoro cy'akabutike k'amafuti nakuramo igishoro cy'amakara nkajya nyacuruza ntashye yewe byanze na mitiyu nayicuruza nkajya mbikira nkanabikurira amafaranga abantu kuri telefone urabyumva ngo wacuruza n'iki none wowe kazenga ukambara ijoro ukicara munsi y'umutaka muri uyu mukino ntabareshya wanditswe na Manishimwe Dieudonné mwumvisemo Kazenga mwakiniwe na Twagirayezu Evariste Muhoza mwakiniwe na Munyana Narisa Neziryayo mwakiniwe na Ndabananiye Rwema Jean Dora Croix Mukanshuti mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice Kanzayire mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette Monica mwakiniwe na Karangwa Liliane naho wabakiniye Anatole ni Mukeshimana Musa
umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugire ijoro ryiza. Ikinamico.